mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Mazina By Maturo Salton, nkuko tubimenyereye tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, ariko mbere ya byose ndagira ngo dutangire dushimira Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo batubashishije kugira ngo uyu mwanya ntihagire ikindi tukoramo ahubwo usibye kuganira ijambo ryayo. Nongeye kugushima nanone murengeza ubugingo bwacu kubw'ineza yawe itarondoreka, mucunguzi wacu wabanye natwe mu bihe bitandukanye, ukomeje kuturinda muri byose kubw'amaraso yawe wamennye, mucunguzi wacu. N'uyu munsi wongeye kutubashisha muri byose kugira ngo twongere mwami wanjye tuvuge mucunguzi ku nkuru nziza yawe, tuvuge ku butumwa bwiza bwawe, tuvuge data ku ijambo ryawe ryiza, kuko ari ryo ritubatura, kuko ari ryo ridukiza, kuko ari ryo riduhindura abana b'Imana, kugira ngo imitima yacu irusheho kukumenya, imitima yacu irusheho mucunguzi mwiza kuguhishurirwa. Ibyo byose tubihabwa nawe murengezi, nicyo gituma tugushimiye kubw'uyu mwanya tubashishije. Niko nkuretse na bene data bandi bori hose mucunguzi, kugira ngo bane na buri umwe ari wese umwuka wawe ari utugenderera, umwuka wawe ari wo utwigisha byose, kugira ngo turusheho kukumenya kandi turusheho gufashwa nawe muri byose. Bisenze nizeye mu izina ryawe rikomeye mwami wacu Yesu, amen, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri kano kanya. Mu by'ukuri tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga kubaho ku bwa Kristo. Nibyo tugiye kuganira, kubaho ku bwa Kristo. Hari umurongo nifuza yuko dusoma uri mu gitabo cya kabiri, cyangwa se mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye itorero ry'Abakorinto, igice ni icya gatanu, turasoma umurongo wa 14. Umurongo wa 14 niwo turi busome, 14 na 15. Urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye itorero ry'Abakorinto, igice ni icya gatanu, umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Haranditse ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nkuko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Amen. Murumva aravuze ati urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko ati nkuko umwe yapfiriye bose, nkuko umwe yapfiriye bose niko abo bose bapfuye. Turubuze kubiriba, niko abo bose bapfuye, kandi yapfiriye abo bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye, ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Rero ni ukuvuga ngo 14 havuze ngo twemeje yuko ngo nkuko umwe yapfiriye bose, nkuko umwe yapfiriye bose. Niho nshaka kugira ngo dutangirire. Nkuko umwe yapfiriye bose, yapfiriye bose gute? Yapfiriye bose kubera yuko mu by'ukuri yapfiriye bose kubera yuko mu gitabo cy'Abaroma ku gice cya 3:23 Bibiliya ivuga yuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose bakoze ibyaha, niyo mpamvu Kristo nawe yapfiriye bose, nuko bose bakoze ibyaha. Yapfiriye bose kuko bose bakoze ibyaha, abantu bose bakoze ibyaha, niyo mpamvu Kristo nawe yapfiriye bose. Ariko tubona bose batemera gukizwa nawe, tubona bose batemera gukizwa nawe. Nubwo bose batemera gukizwa nawe, ariko yapfiriye bose, niko Bibiliya yavuze. Yapfiriye bose kuko abantu bose bakoze ibyaha. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ngira ngo ni cya mbere, umurongo reka tuhashake tuhasome, igice cya mbere cyo muri Yohana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni cya mbere, duhere ku murongo wa 9. Haravuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Igice cya mbere cya Yohana umurongo wa 9 aravuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese, ngo amurikire umuntu wese. Murumva yuko ari umuntu wese ukwiriye kumurikirwa.
ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mube ariko abe ntibamwemera. Yaje mube ariko abe ntibamwemera. Hasi bakavuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahari ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko murumva yuko ngo yaje mube abe ntibamwemera, kubera yuko isi ari we wayiremye, abantu bose niwe wabaremye. Rero niba barakoze ibyaha bose yaje gupfira bose kuko bose niwe wabaremye. Ariko ngo yaje mube ntibamwemera. Murumva yuko n'ubu bose yapfiriye bose ariko bose ntibamwemeye. Ibyo biravuze ngo yaje mube ariko abe ntibamwemera. Rero impamvu yapfiriye bose twabonye nuko impamvu yapfiriye bose nuko bose bakoze ibyaha, nkuko Paul nanone bivuga mu Baroma ku gice cya 3:23 akavuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Rero niyo mpamvu yapfiriye bose. Tugiye kureba rero mu by'ukuri uko none yapfiriye bose gute kugira ngo uriya murongo wa 15 wonde twasomye mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 15 kugira ngo tubashe kumva ukuntu ngo kandi ngo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho kubwabo ahubwo babeho kubwo bapfire kanabazukira, kugira ngo tumenye uburyo abo ngabo yapfiriye bakemera izina rye bakaryizera, badakomeza kubaho kubwabo ahubwo babaho kubwo bapfire kanabazukira. Ari nayo nsanganyamatsiko kubaho kubwa Kristo turi kuganiraho, kubaho kubwa Kristo. Rero ukuntu mu by'ukuri abantu bose bakoze ibyaha, iyo dusomye nanone mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 umurongo wa 19 Bibiliya iravuga ngo ukutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye abamukomokaho bose bitwa abanyabyaha. Twabonye kare muri 3 mu Baroma 3:23 yuko abantu bose bakoze ibyaha. Ni gute babikoze? Arongera akabisobanura ku gice cya 5 cy'Abaroma umurongo wa 19 akavuga ngo ukutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye abamukomokaho bose bitwa abanyabyaha. Ukutumvira Imana k'umuntu umwe ari we Adamu yanze kumvira Imana bituma abamukomokaho bose bitwa abanyabyaha. Ibyo rero bihita bitujyana mu itangiriro kugira ngo tumenye mu by'ukuri ukuntu Adamu yanze kumvira Imana. Iyo dusomye mu itangiriro ku gice cya 2 umurongo wa 17 niho Imana itwara Adamu muri Edeni ikamubwira ngo ibiti byose byo muri iyi ngobyi wemerewe kubiryaho ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi uramenye ntuzagikoreho. Nyuma yaho ku gice cya 3 tubona Eva ari ubanza kurya kuri cya giti agaherezaho n'umugabo we nawe akakiryaho. Adamu rero yanze kumvira Imana kuko Imana yaramutegetse yuko atagomba kurya kuri cya giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, ariko Adamu ntiyumvira Imana arya kuri cya giti. Ariye kuri cya giti rero niko kutumvira Imana. Hari Paul yabwiraga Abaroma ati ukutumvira Imana k'umuntu umwe yanze kumvira Imana arya ku giti cyabuzanyijwe, bituma rero yitwa umunyabyaha kuko icyaha ni ukutumvira Imana. Icyaha ni ukugoma, niko Yohana avuga, ni ukutumvira Imana. Rero yanze kumvira Imana bituma ahinduka umunyabyaha, kandi yahindutse umunyabyaha yakoze icyaha. Adamu na Eva bakoze icyaha batarabyara. Niyo mpamvu ndi gushaka kugira ngo turebere hamwe ikuntu mu by'ukuri twahindutse abanyabyaha, kubera ko Paul abivuga mu Baroma ku gice cya 5 umurongo wa 19 yavuze yuko uko tumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye abamukomokaho bose bitwa abanyabyaha. Bivuze yuko twavutse turi abanyabyaha, cyangwa se ubunyabyaha bwacu twitwa abanyabyaha kubera inkomoko dukomoka ku muntu umwe wanze kumvira Imana ariwe Adamu. Kumukomokaho byonyine nibyo bitugira abanyabyaha. Ntabwo Imana yategereje yuko jyewe Maturo mvuka hanyuma ngo nintangira gukora imirimo hanyuma ibone kunyita umunyabyaha. Ahubwo Adamu akimara gukora icyaha, Imana kubera ko yari yaragambiriye yuko isi yose igomba kuzura biciye mu muntu umwe, isi yose igomba kuzura biciye mu muntu umwe. Nubwo yari ifite umwuka usagutse yashoboraga kuba yarema abantu benshi, ariko yagambiriye yuko isi igomba kuzura biciye mu muntu umwe. Rero uwo muntu umwe kubera ko yanze kumvira Imana akajya ku giti cyabuzanyijwe agakora icyaha, byatumye Imana ihita ivuga itabaza gukomokaho bose bazitwa abanyabyaha. Ntabwo iriwe rero mu by'ukuri tegereza yuko mvuka cyangwa se mutegereze n'undi wari wese kugira ngo avuke. Twiswe abanyabyaha kubera ko dukomoka ku muntu umwe ari we munyabyaha wanze kumvira Imana ari we Adamu. Rero impamvu ni yihe kugira ngo tubirebere hamwe? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo tugiye gusoma mu Balewi ku gice cya 17 ngira ngo 17:14 turibuze kuhareba icyo Bibiliya ihavuga. Imirongo myinshi ndagenda nyikotinga kugira ngo turebere hamwe ukuntu twiswe abanyabyaha kubera inkomoko
y'umukurambere wacu ari we Adamu. No kuvuga ngo mu Balewi ku gice cya 17 umurongo wa 14 Bibiliya ivuga yuko ikintu cyose gifite inyama ubugingo bwacyo buba mu maraso. Ubugingo buba mu maraso. Ngo ikintu cyose gifite inyama kiba gifite amaraso. Rero ubugingo bwacyo buba mu maraso. Niko Bibiliya ivuga kuri iki gice mu Balewi ku gice cya 17 umurongo wa 14. Ariyo mpamvu Imana yabujije Abisiraheli kurya amaraso cyangwa se kurya inyama yipfushije cyangwa no kurya amaraso, ahubwo ibahereza amaraso kugira ngo bajye bayasuka ku gicaniro, kubera ko mu maraso habamo ubugingo. Rero ubugingo buba mu maraso. Niba ubugingo buba mu maraso, iyo dusomye nanone muri Ezekiel ku gice cya 18 umurongo wa 20 Bibiliya ivuga yuko ubugingo bukora icyaha aribwo buzapfa. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ntago umubiri ari gukora icyaha, ahubwo ubugingo nibwo bukora icyaha. Ahubwo umubiri usohoza icyo watumwe n'ubugingo. Umubiri ni igikoresho. Ndatanga urugero kugira ngo tubyumve. Niyo mpamvu Bibiliya itavuga ko umubiri ari gukora icyaha, ahubwo ivuga yuko ubugingo aribwo bukora icyaha. Ahubwo umubiri ugasohoza, umubiri ni igikoresho. Ubu kano kanya ndamutse mfashe umuhoro nkutema umuntu, ntago umuhoro ari wo bajya kuburanisha. Ntago umuhoro ari wo bashinja icyaha ni jewe. Rero nanjye namusenyeje mu rukiko, ntago navuga ngo ntimugire icyo mumbaza, mubaza umuhoro. Ntago byashoboka. Urumva? Kandi umuhoro ni igikoresho, ariko ntacyo kibazwa. Igikoresho ntacyo kibazwa. Ikibazwa n'uwakoresheje icyo gikoresho. Rero ubugingo nibwo bukoresha umubiri. Rero niyo mpamvu Imana ivuga yuko ubugingo aribwo bukora icyaha. Ntago umubiri ari gukora icyaha, ahubwo umubiri usohoza icyo watumwe n'ubugingo. Rero ubugingo bukora icyaha buzapfa. Kandi ubugingo twabonye yuko buba mu maraso. Imana yavuze ko ubugingo buba mu maraso. No kuvuga ngo rero Adamu akimara gucumura, akimara gukora icyaha, no kuvuga ngo ubugingo bwe bwaranduye, kubera ko ubugingo buba mu maraso kandi ubugingo nibwo bukora icyaha. Ubugingo bwe bwaranduye. Kandi ubugiwe kano kanya mfite amaraso ya papa wanjye ari muri giwe. Mfite amaraso ya papa wanjye nawe afite amaraso ya papa we, none akagira amaraso ya se, gutyo na gutyo kuzageza kuri Adamu. Ngo Adamu yabyaye abana, abahereza amaraso ye. Nabo babyara abana babo bahereza amaraso ye, nabo babyara abandi bana, gutyo na gutyo tugenda duhanahana amaraso. Kandi twabonye yuko ubugingo buba mu maraso, kandi ubugingo nibwo bukora icyaha. Bivuze yuko Adamu uko yagiye abyara, yagiye atanga icyaha mu maraso, yagiye atanga ubugingo bupfuye. Niyo mpamvu rero twitwa abanyabyaha, kubera inkomoko dukomoka ku munyabyaha, bitewe nuko dufite amaraso ye. Rero twitwa abanyabyaha kubera ko twakomotse ku mugabo n'umugore, kubera ko twabyawe nawe akaba yarabyawe, n'undi akaba yarabyawe, gutyo na gutyo. Twese tukaba dufite ayo maraso yanduye, ayo maraso y'icyaha, ubwo bugingo bupfuye. Rero mu by'ukuri birumvikana yuko rero uko kuvuka ku mugabo n'umugore mu by'ukuri abyo bituma twitwa abanyabyaha, kuko tuba dukomoka kuri Adamu, kuri ubwo buvuke bw'umugabo n'umugore. Ari nacyo gituma ntekereza yuko na Yesu ubwe niyo mpamvu nawe atigeze abyarwa n'umugabo n'umugore, kubera yuko nk'uko Imana yarabivuze, yarabigaragaje mu mihango yaraheje Abisiraheli. Yarababwiye yuko Umusiraheli nakora icyaha agomba gushaka itungo ridafite inenge, yaba intama cyangwa se ihene cyangwa inka cyangwa inuma, ariko bidafite inenge, akabizana mu ihema ry'ibonaniro. Yabigeza mu ihema ry'ibonaniro, hanyuma noneho hakabaho umuhango wo kurambika ikiganza cye kuri ya ntama idafite inenge. Noneho akatura ibyaha bye mu buryo bw'umwuka. Bikaba bisobanura yuko ibyaha bye byajyaga kuri ya ntama idafite inenge, hanyuma nawe agatwara kwa kutagira inenge kwa ya ntama, bakagurana. Agahereza ibyaha bye ya ntama idafite inenge, nawe agatwara kwa kutagira inenge kwa ya ntama. Ibyo rero bikaba byarashushanyaga yuko Kristo ari uwo mwana w'intama. Munabyibuka Yohana mu mubatiza ari kubatiza muri Yorodani, abonye Yesu aje aravuze ati dore umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bivuze yuko iyo ntama yashushanyaga Kristo. Ariko nanone ikindi kintu gikomeye byagaragazaga yuko bitashoboka yuko umuntu yacungura uwundi muntu, yakiza uwundi muntu, kubera ko twese twavutse turi abanyabyaha. Niba nkomoka ku mugabo n'umugore, navukanye icyaha. Nibyo Dawidi avuga ati mu byaha niho mama yambyariye muri Zaburi. Rero murumva yuko mu by'ukuri ntago byashoboka yuko umuntu yari gukiza uwundi, kubera ko umuntu nawe yari umunyabyaha, nawe yavutse nkuko navutse, akaba yarafite bwa bugingo bupfuye. Ntago byari gushoboka yuko rero mu by'ukuri umuntu akiza uwundi. Niyo mpamvu Imana ivuga ati nigiye mukiza nta wundi, nigiye mukiza nta wundi. Ari nacyo gituma na Yesu ubwe Imana yaravuze ati ntago nigiye ugomba kubakiza nta kundi. Rero ku buryo ari kudukiza nuko yagombaga
ni uko yagombaga kwambara, nuko yagombaga kwambara umubiri, ikaza mu isi ariko ntibyarwe n'umugabo n'umugore nk'uko Yesu atigeze abyarwa n'umugabo n'umugore, kuko yaza kubyarwa n'umugabo n'umugore nawe yari kuba afite ubugingo bupfuye, nawe akwiriye gucungurwa, nawe akwiriye gukizwa. Niyo mpamvu rero ari imbuto y'umwuka wera yashyizwe mu nda ya Mariya kugira ngo uvamo abazavemo yitwa uwera, niko marayika Gaburiyeli yamubwiye ati kugira ngo uzavuka azitwa uwera, kugira ngo abone uburyo azacungura abanyabyaha. Amen. Rero mu by'ukuri murumva rero yuko twabaye abanyabyaha twese, twabaye abanyabyaha. Ubwo nibwo buryo twese twabaye abanyabyaha, nuko dukomoka ku munyabyaha umwe ari we Adamu. Rero niyo mpamvu na Yesu ubwe aje gupfira abantu bose, nkuko twabisomye muri ya passage umurongo wa 14 ngo yapfiriye bose kuko abantu bose bakoze ibyaha, kuko bakomoka ku munyabyaha umwe. Nicyo cyatumye rero mu by'ukuri yapfiriye bose, apfira bose. Bibiliya yavuze ngo yapfiriye bose ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nkuko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira. Tubonye ukuntu impamvu yapfiriye bose nuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ukuntu bose bakoze ibyaha nibyo tumaze kubona, bakoze ibyaha kuko bakomoka ku munyabyaha umwe. Twabisomye mu Baroma ku gice cya 5 umurongo wa 19 yuko uko utumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye abamukomokaho bose bitwa abanyabyaha. Rero murumva niko bose bakoze ibyaha. Niyo mpamvu Yesu rero nawe yaje mube kugira ngo apfire bose kuko bose bakoze ibyaha. Hanyuma rero Bibiliya yatubwiye yuko mu by'ukuri yapfiriye bose, niko ngo bose nabo ngo bapfuye. No kuvuga ngo twabibonye yuko ngo yaje mube, Yohana yabivuze ngo yaje mube ariko abintu bamwemera. Ariko abo bamwemeye rero bakizera izina rye. Ikerekane ko abo bamwemeye bakizera izina rye nuko nabo bemera gupfana nawe. Kuko ngo uko yapfiriye bose niko nabo bapfanye nawe, niko nabo bemeye gupfa. Abizera izina rye bemera gupfana nawe kugira ngo bazukane nawe nanone, kuko ntabwo byashoboka yuko abameye gupfana nawe babaho ku bw'ubu batabanje gupfana nawe. Abemeye ko Kristo yabapfiriye ntabwo babasha kubaho ubuzima bwe cyangwa se imibereho bi batabanje gupfana nawe, aribwo bwiru bwo gupfana na Kristo. Bibiliya irabivuga, Paul yabyandikira Abaroma ku gice cya 6. Reka twasome kugira ngo mwumve, duhere nko ku murongo wa mbere. Abaroma 6 ariko ngo nuko tuvuge iki, duhere ku murongo wa mbere ngo nuko tuvuge iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha, urumva twebwe abapfuye ku byaha, murumva gupfira muri Kristo Yesu. Ibyo handi batubwiye ati uko umwe yapfiriye bose niko bo ngabo yapfiriye. Abemeye twapfanye nawe, twapfiriye muri we kugira ngo dupfe ku byaha, Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nkuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, ariko natwe tugendera mu bugingo bushya, ariko natwe tugendera mu buzima bushya, aribwo bwa wa wundi wadupfira akatuzukira. Murumva rero mu by'ukuri kugira ngo tubeho ku bw'ubu, tubeho ku bwa Kristo, nuko dupfana nawe, ariko twebwe dupfuye ku mibereho yacu, dupfuye ku buzima bwacu twe dusanzwe tubayemo, kugira ngo noneho ubuzima bwa Kristo bubeho muri twebwe. Ndabisobanura muri buno buryo kugira ngo byumvikane. Murabona ubundi Bibiliya ivuga yuko Yesu yari umukiranutsi, yaje muri iyi si ntabwo yigeze akora icyaha, niko Bibiliya ivuga. Ntabwo yigeze akora icyaha, yari umukiranutsi, ntigeze akora icyaha. Hanyuma ni ukuvuga ngo we kuko yari umukiranutsi atigeze akora icyaha, we yarakwiriye kubaho, kuko Bibiliya ivuga yuko icyaha aricyo kimitse urupfu. Ntabwo urupfu rwashobora gutwara umuntu atakoze icyaha. Nuvuga ngo rero Yesu ntabwo byari gushoboka yuko urupfu rumutwara kandi arafite icyaha muri we. Ntabwo byari gushoboka yuko apfa, yari umukiranutsi, kuko urupfu rwimikwa n'icyaha, ruzanwa n'icyaha. Rero Yesu yari umukiranutsi, yarakwiriye kubaho. Hanyuma rero nanjye nari umunyabyaha, nari nkwiriye gupfa, kubera ko urupfu ruzanwa n'ibyaha, rwimikwa n'ibyaha, niko Bibiliya bivuga. Nari nkwiriye gupfa. Kristo yari umukiranutsi, yarakwiriye kubaho. Jewe nari umunyabyaha, nari nkwiriye gupfa. Ikintu cyabaye ni kimwe, habayeho ukugurana, habayeho exchange, kugurana jewe na Yesu. Yesu yemera gufata
urupfu rwanjye, yemera kwishyiraho ibyaha byanjye, yemera gufata urupfu rwanjye kugira ngo nanjye mbarweho nk'uko yabazweho ibyaha atabikoze niko nanjye ngiye kubarwaho gukiranuka kwe ntagize ikintu na kimwe nkora. Ariko nanone iyo ni etape ya mbere, nanone ngiye kubarwaho gukiranuka kwe, ariko nanone ngiye guhabwa n'imibereho ye, kubera ko ni ukuvuga ngo yafashe urupfu rwanjye atagakwiriye gupfa, ariko nanjye ampereza imibereho ye kugira ngo nanjye ngibeho kuko yarakwiriye kubaho, nanjye nari nkwiriye gupfa. Rero yafashe urupfu rwanjye ampa ubuzima bwe, ampereza imibereho ye. Reka ntange urugero kugira ngo byumvikane mu by'ukuri. Kano kanya ndamutse nkoze icyaha, nkakora icyaha bakantwara mu rukiko, bakankatira igihano cy'urupfu, icyaha nkemera yuko nagikoze ntajya impaka nkaba narabyemeye, icyaha naragikoze koko, bakankatira igihano cy'urupfu. Hanyuma bakajya kwexekita icyo gihano, bakajya kugishyira mu bikorwa. Bajya kugishyira mu bikorwa, hakaboneka umuntu unyitangira, umuntu akaza akavuga ati jyewe ndemera gupfa ku bwa Maturo, agafata urupfu rwanjye agapfa ku bwanjye. Mu by'ukuri uwo muntu ufashe urupfu rwanjye urwishyizeho ugiye gupfa mu kimbo cyanjye, yarasanzwe afite responsibility, tuvuge yarasanzwe afite urugero, yarasanzwe afite urugo, afite abana, afite izindi responsibility asohoza muri buno buzima bwa buri munsi. Hanyuma akemera agapfa ku bwanjye, agafata urupfu rwanjye. Hanyuma mu by'ukuri amaze gupfa mu kimbo cyanjye, ubwo ni ukuvuga ngo ndamutse amaze gupfa, nyuma yo gupfa ndamutse ngiye nkagenda namamaza mvuga ngo runaka yaramfiriye, ni byiza koko pe, kuko mba ndi kugaragaza urukundo yankunze, nkavuga ngo hari umuntu wankunze apfa mu kimbo cyanjye, ibyo ni byiza. Ariko ndamutse mvuze biramutse bihereye aho ngaho mvuga yuko runaka yankunze akamfira, ariko sinsohoza inshingano ze, ibyo yakakwiriye gukora, kuko we ntabwo yarakwiriye gupfa, yarakwiriye kubaho, sifate responsabilité ze, simbeho ubuzima yarabayeho. Mu by'ukuri naba ndi kubeshya, naba ndi indyarya, n'abambona bose bavuga bati uri indyarya, kuko baramutse babonye nk'abana be yarakwiriye kurera bari kwicwa n'inzara, kandi ndi kugenda avuga ngo runaka yaramfiriye, kandi abana be bari kwicwa n'inzara, bavuga bati uri indyarya, ibyo kuvuga uri kubeshya, ntabwo uzi koko mu by'ukuri impamvu ngo yagupfiriye. Igikwiriye nuko kuvuga yuko yankunze akamfira ni kimwe, ariko no kubaho ubuzima bwe nkafata ibyo yagakwiriye gukora nkabikora, nicyo kigaragaza yuko koko yamfiriye. Rero mu by'ukuri niyo mpamvu Yesu iyi passage twasomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15 yavuze ngo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo bapfiriye. Ngo yafashe urupfu rwacu aduha imibereho ye, twaraguranye, twamuhereje urupfu rwacu arangije aduhereza imibereho. Ni ukuvuga ngo icyerekana yuko jyewe Yesu yafashe urupfu rwanjye, nuko nanjye mfite imibereho ye, nuko nanjye mbayeho imibereho yakagombye kubaho, kubera yuko yapfuye atagakwiriye gupfa. Yapfuye we yarakwiriye kubaho, we yari umukiranutsi akwiriye kubaho, njye nari umunyabyaha nkwiriye gupfa. Rero mu by'ukuri icyerekana yuko yamfiriye, yafashe urupfu rwanjye, nuko nanjye mfite imibereho ye, nuko mbaho ubuzima yarakwiriye kubamo, nuko mbaho nibyo yavuze ngo abemere ko bapfiriye bagomba kubaho ku bw'uwo wabapfiriye. Rero murumva uko niko kugurana kwabayeho, nuko yafashe urupfu rwacu agapfa mu kimbo cyacu, natwe tugafata imibereho ye, ibyo rero bikunda iyo dupfanye nawe, nibwo tubasha kubaho ku bwacu, ahubwo tugomba kubaho ku bwo dupfiriye akanatuzukira. Nibwo imibereho yanjye idakomeza kubaho ko mbapfuye kuri jyewe, mbapfuye ku buzima bwanjye, hanyuma imibereho ya Kristo akaba ari isohora, akaba ari ibaho muri jyewe. Abambonye bakavuga bati nubwo bose Kristo yamupfiriye, ariko turi kumubona muri we. Amen, turi kumubona muri we. Rero mu by'ukuri ndamutse ngiye ndi kuvuga ngo hari umuntu wamfiriye ariko ntabayeho ubuzima bwe, ntaba ndi kubeshya, byaba ari amagambo gusa. Ari byo Paul abwira itorero ry'Abakorinto, akababwira ngo ntabwo ubwami bw'Imana ari ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga, si ubw'amagambo. Ndamutse bigumye ku magambo gusa, suko ayo magambo mu by'ukuri yavuze ati n'ayo magambo uri kuvuga ntabwo akwiriye, naho amagambo yaba kuri uri kuvuga ko urukundo yagukunze,
koko ibyo uvuga ari iby'ukuri, ariko utabayeho ubuzima bw'uwo nguwo waba uri kubeshya, kuko ikigaragaza yuko yagupfiriye nuko nawe ufite imibereho ye, ufite ubuzima bwe uri kubaho ku bw'uwo. Rero kubaho kuba yaragupfiriye ni kimwe, ariko nawe kuba ufite ubuzima bwe ni ikindi. Rero habayeho kugurana, nicyo cyerekana yuko yampfiriye nuko nanjye mbayeho kubwe, ntakiriho kubwanjye, ahubwo ndi kubaho kubw'uwo wampfiriye akananzukira. Rero mu by'ukuri kandi imibereho ya Kristo uko yarabayeho twese turabizi, Bibiliya irabivuga, twese turabizi. Umuntu yavuze ati ntabwo nzi ukuntu Kristo yarabayeho, waba wigiza nkana. Twese turabizi uburyo yabayeho, uburyo yarariho, uburyo yagendaga akiza abantu, uburyo yari afite imbaraga, uburyo yagendanaga ubutware bwose. Ubwo buzima bwe bwose turabuzi yarabayeho hano mu isi. Ubwo rero mu by'ukuri nibwo dusigiye twebwe abazavuka ubwa kabiri baturutse mu bise by'amaraso bye. Ubwo nibwo buzima bwe yaduhaye. Ariko tubona mu by'ukuri tubona ubwo buzima uyu munsi, munyemerere mbivuge yuko uyu munsi abitwa yuko twebwe bitwaye ko ari abakristo, tubona ubwo buzima bwa Kristo tutabufite. Tubona ubwo buzima bwa Kristo tutabufite, tubona ubwo butware yavuze tutabufite, tubona izo mbaraga tutazifite, tubona mu by'ukuri imibereho ye tutayifite, tukaba mu by'ukuri ahubwo icyo dufite ari amagambo gusa. Icyo dufite akaba ari amagambo, tuvuga tuti turi abakristo, twaramwizeye, yaradupfiriye, ariko byajya kugira ku kintu cyo kubaho ubuzima bwe, byajya kugira ku kintu cyo kubaho ubutware bwe, cyo gusohoza ubutware bwe n'ubushobozi bwe, bigasa nkaho Kristo atigeze abaho, ari byo bisohoza ubuhanuzi bwa Yesaya ku gice cya 4 umurongo wa 2, aho Yesaya hano akavuga ngo muri iyo minsi ngo abagore 7 bazajya ku mugabo umwe, bavuge bati, bamubwire bati turakwinginze, tuzajya dutungwa n'ibiryo byacu, tuzajya twiyambika, ariko utwemerere tukwiyitirire gusa, tukwiyitirire izina ryawe gusa, tuzajya twigaburira, twiyambike, ariko unaduhereze n'izina ryawe gusa, ariko ntabwo uzajya utugaburira, ibyo kurya byawe ntitubikeneye, n'imyambaro yawe ntituyikeneye, tuzajya tubyishakira ku giti cyacu, ariko izina ryawe ryo dufata ryonyine. Mu by'ukuri rero niko usanga natwe uyu munsi ariko tubayeho bigira ku kintu cyerekeye n'ubuzima bwa Kristo bwo mu isezerano rishyashya, ibyanditswe byera bivuga bukabura muri twebwe. Ariyo mpamvu tujya gutira mu isezerano rya kera, tujya gutira mu mategeko kugira ngo turebe uburyo twakora mu mategeko, kubera ko amategeko yo kuyakora muri kamere biroroshye cyane. Ariyo mpamvu tujya gutira mu isezerano rya kera kugira ngo turebe uburyo twakora. Nuko ubuzima bwa Kristo busa nkaho bwabuze mu bukristo bw'iki gihe, kandi icyerekana yuko yadupfiriye nuko natwe tubaho ku bw'ubu. Rero mu by'ukuri usanga nende kubivuga yuko mu by'ukuri iyo ubwo butware bwa Kristo, kuko Yesu arabivuga iyo muri Mariko ku gice cya 16 amaze kuzuka, avuga ibimenyetso bizagendana n'abizera, aravuga ngo bazirukana amadayimoni mu izina ryanjye, bazakiza indwara, urumva, bazanywa ikica ntacyo kizabatwara, bazakora Yesu anavuga yuko tuzakora n'ibiruta ibyo we yakoze, kuko we ministeri yayikoze mu myaka 3, ariko twebwe mu by'ukuri niba kano kanya mfite imyaka 25 nkaba nizeye umwami Yesu, nkazava mu mubiri mfite imyaka 50, urumva ibyo ngiye gukora bizaba ari byinshi cyane. Niyo mpamvu uzatera mwebwe muzakora ibiruta kure ibyo nakoze, ariko tubona tutarakora n'ibyo yakoze, ariho haturuka ibintu bimeze nka za escroquerie mu nsengero zacu, ibintu bimeze kwigana indimi, kwigishanya indimi mu mashuri, indimi z'umwuka, ugasanga harimo ibintu bimeze nko kubeshya, byo gukiza ngo abarwaye, ariko ari ibintu abantu bavuganyeho. Mu by'ukuri ibintu bimeze nka escroquerie kubera kubura ubuzima bwa Kristo. Ibyo byose rero bituruka mu kutagira ubwo buzima mu kutagira imibereho ya Kristo, kuko turamutse tuyifite ntabwo twajya kuhimba ibyo binyuma bindi byose. Rero mu by'ukuri hakabaho wenda n'abandi bashobora kuvuga bati rero twebwe turizeye, ariko ziriya mbaraga na buriya butware bya Kristo ntabwo twe dukwiriye kubitunga, bakavuga bati wenda kuba
abatubanjirije arizo ntumwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ati kuba bo barabikoze bari bafite ziriya mbaraga zikiza indwara, imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza, ati ziriya mbaraga zari zigenewe, hari abashobora kuvuga bati ziriya mbaraga zari zigenewe abo mu itorero rya mbere, abo mu gihe cya mbere cy'itorero, atari ko twebwe b'iki gihe ntabwo dukeneye ziriya mbaraga. Mu by'ukuri wenda uwavuga gutyo mu by'ukuri ni ugushaka gukwepa, ariko ntabwo ibyanditswe byera ariko bivuga. Tugomba kwemera uko turi kugira ngo mu by'ukuri duhabwe umwuzuro wose w'ibyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu. Ntabwo navuga ngo kwirukana amadayimoni ngo byari bikwiriye intumwa za mbere, hanyuma muri iyi minsi tukabona amadayimoni aracyahari. Ni ukuvuga ngo mu kinyejana cya mbere naho n'abandi kuvuga yuko ariho imbaraga zo kwirukana amadayimoni zari zikwiriye, ariko uyu munsi ntizikwiriye, kandi uyu munsi nkabona amadayimoni arahari. Nonese ko amadayimoni ahari tubyemerana twese yuko agihari, kuko imbaraga zo kwirukana adahari? Ko Bibiliya ivuga yuko uko Kristo yari ari ejo n'uyu munsi ariko ari. Bibiliya ivuga yuko kwizera dufite ari kumwe. Ntabwo kwizera kugiye gucamo ibice, ntabwo kwizera tuguhabwa bitewe na situation, bitewe n'igihe isi igezemo, kuko Imana ni nyiribihi. Ntabwo mu by'ukuri babonye kuvuga ngo ziriya mbaraga na buriya butware bigomba kugira abantu ba kera gusa, twebwe ntabwo tugomba kuzigira. Ntabwo ari byo tugomba kugira imibereho. Niba yaradupfiriye yarafashe urupfu rwacu, niko natwe tugomba gufata imibereho ye tukabaho ku bw'uwo dupfiriye akanatuzukira. Ubutware bwe bwose yari afite, imbaraga ze zose yari afite, zose ziri muri twebwe, kugira ngo abatubona bose bamenye neza yuko Imana zamanutse muri isi yambaye imibiri, kuko izina Emmanuel nicyo risobanura Imana igendera muri twebwe. Rero mu by'ukuri Imana ni Imana y'ubutware, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana y'imbaraga. Nibyo Paul avuga ati ntabwo ubwami bw'Imana ari ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Ntabwo ari ubw'amagambo. Kuba tuvuga yuko yadupfiriye ni kimwe, ni byiza, ni kimwe, ariko nizo mbaraga zikwiriye bitorero nazo ni ikindi. Rero mu by'ukuri tugomba kubaho ku bwa Kristo, ni ukubaho imibereho ye, nuko yafashe urupfu rwacu, natwe tugomba kubaho imibereho ye. Icyo nicyo kigaragaza yuko yadupfiriye, nuko natwe tumuberaho. Nibyo iriya passage yavuze, icyerekana ko yadupfiriye nuko natwe tumuberaho, icyerekana ko yafashe urupfu rwacu, nuko natwe yapfuye mu kimbo cyacu, nuko natwe tubaho mu kimbo cye. Amen. Nuko natwe tubaho mu kimbo cye. Rero murumva mu by'ukuri twaraguranye. Ntabwo byashoboka yuko navuga ngo yarampfiriye gusa ariko ngiye kubaho ku giti cyanjye, ngiye kubaho uko mbyumva. Icyo gihe ubeshye. Icyerekana yuko yafashe urupfu rwawe, nuko nawe ufata ubuzima bwe, nuko nawe ufata imibereho ye, nuko nawe ufata ubutware bwe, nuko nawe ufata imbaraga ze, ukabaho ku bw'uwo gupfiriye akanakuzukira. Imana rero ishimwe cyane yuko yatugeneye imbaraga zayo zose z'umwuzuro muri Kristo Yesu, nkuko yabigambiriye kuva kera kose. Paul arabivuga iyo yandikira, ngira ngo n'Abefeso niba atari Abafilipi, akavuga ati ndasenga Imana kugira ngo mu by'ukuri ibahereze umwuka w'ubwenge, kugira ngo imitima yanyu ibone ihweze, mumenye ubwinshi bw'imbaraga, iziha twebwe abera, zikorera muri twebwe. Murumva rero mu by'ukuri ntabwo harimo ibice kuvuga ngo izo mbaraga n'ubwo butware bikwiriye abatubanjije, twebwe ntabwo dukwiriye. Ni twebwe abera bose bakwiriye izo mbaraga, bakwiriye ubwo butware, bakwiriye imibereho ya Kristo, kugira ngo twerekane ishimwe ry'uwo nguwo waduhamagaye. Amen. Rero ndabashimira mwese abadukurikiye mu kiganiro umutsima w'ubugingo, yuko tugomba mu by'ukuri kubaho. Niba twemera yuko Kristo yadupfiriye, tugomba no kwemera kubaho ku buzima bwe, tugomba no kwemera kubaho ku bwe uwo wadupfira akanatuzukira. Turamutse tutabaye ku bwo wadupfira akanatuzukira, twaba tubeshye, ntabwo yaba yaradupfiriye. Rero icyerekana yuko yadupfiriye, yafashe urupfu rwacu, nuko natwe dufata ubuzima bwe, nuko natwe dufata imibereho ye, nuko natwe tubaho ku bw'uwo. Nicyo cyerekana yuko nawe yapfuye ku bwacu, nuko natwe tubaho ku bw'uwo wadupfiriye akanatuzukira. Ndabashimiye rero mwebwe mwese, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, reka dusoze dusenga Imana. Nongeye kugushima murengezi w'ubugingo bwacu. Ndagushimiye Mwami Yesu yuko ukomeje kubana natwe mu buryo bwose, ari ukomeje kutugenderera, ari ukomeje kuduhishurira ijambo ryawe, kugira ngo twakire umwuzuro wose uturuka mu ijambo ryawe, nkuko wabivuze mu izina ryawe rikomeye Yesu, yuko abazakwizera bose bazagendana ubutware bwawe, bazagendana imbaraga zawe. Niko nkwinginze mu izina ryawe rikomeye Yesu, kugira ngo ibyo wagambiriye kuri twebwe byose bisohore mu izina ryawe rikomeye Yesu ku bugingo bwacu, kugira ngo abantu bose, kugira ngo isi yose Mwami imenye umurimo wawe wakoze biciye mu itorero ryawe, biciye mu bana bawe murengezi. Niko
mutuye bene data bose aho bari hose mu mfuruka zose z'isi, kugira ngo tugenderere murengezi muri ibi bihe bikomeye. Mucunguzi mwiza, usohoze ibyo wavuganye natwe kuva kera kose, kugira ngo izo mbaraga zawe n'ubwo butware bwawe murengezi mwiza bigendere muri twebwe mu izina ryawe rikomeye. Ndagushimiye ku bwa byose, bisenze neze mu izina ryawe rikomeye, umwami wacu Yesu. Amen. Amen.